abantu bagomba gutinyuka bakavuga ibyababayeho importe bitari ngombwa ko byitwa jenoside uko wabyita uko ariko kose cyane cyane ko yenda twinjira mu kiganiro genda aza kubabwira ko jewe na jenoside ntanayemera I'm sorry kubivuga batangiye kujya babatera amagrenade muri za ruhango nk'abatutsi bavuga ibyo bintu ninde kuko hariya nta influence ya emerende uriya kugira ngo uzavuge ngo ubwicanyi ngo bwabereye inuza ngo za Butare hariya emerende burya yari esinitiya i Butare mu gihe cy'amashyaka menshi ku buryo abantu batari kujya kuvuga ngo igiye kwiransa mu bikorwa. Rwanda dukundira ko watubyaye, Rwanda watwibarutse udukunda, Rwanda rwiza rw'abakurambere, gahugu kacu gahoreho. Wababaye cyane bitavugwa, amateka yawe n'amarira, natwe tukwibuka turi mu kaga, gahugu kacu mpore 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 mpore. This is today's Tides program, where we dive deep into the contemporary global issues. Abakurikiye ibiganiro byacu bya buri munsi tongera turabashubuje. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024. Nongeye kubatumira rero ngo tuganire, nabazaniye n'abatumirwa muza kubona mu Kayanza kubereka mu kanya. Nkabangira ngo tuganire ku kiganiro twise tuti kwakira ibitekerezo kuri za nyito za jenoside. Ushize twagiranye ikiganiro cyiza cyane, abantu benshi muri mwebwe mwashimye, hamwe na Valentin Akayezu Muhumuza kubijyanye n'inyito za jenoside mu Rwanda nuko zageze evuriwa uko byatangiye naho byageze kugera aho buhitwa ko ari jenoside yakorewe abatutsi gusa. Hanyuma rero hari n'abaduhaye ibitekerezo turi bubirebere hamwe, ariko by'umwihariko muri studio turi kumwe n'umwe muri abo ngabo nawe ngira nkumubereka. Ariko mbere yuko tumugeraho reka mpe ijambo Valentin Akayezu Muhumuza asuhuze abadukurikiye, hanyuma tuze guha ijambo n'umutumirwa wundi. Valentin Akayezu rero niba utwumva ijambo ni iryawe. Komera Shaste, nongeye kukuramutsa nanakwifuriza intangiriro nziza y'icyumweru twatangiye uyu munsi, kandi mboneyeho no gusuhuza umutumirwa turi kumwe ndetse n'abakunzi b'ibi biganiro bya shene by'uru rubuga washyizeho kugira ngo rutambukirizweho ibitekerezo bitandukanye byo gufasha abanyarwanda gukingura amaso. Ejo bundi nahoze nkurikira ikiganiro uriya Jean Damascene Bizimana yakoze umwaka ushize, yari arimo asoma ibarwa y'abapadiri niba bagera ku 8 ngo banditse ngo bagamije ngo guhumura abahutu muri 60 za 63 ngo kuko ngo bari ngo abapadiri ngo basangaga ngo rubanda ngo yararwaye ngo myopie sociale. Ariko sinitaye ku byo Bizimana yavuze kuko tuzi yuko ajya afata inyandiko akazihimbira n'ibyo zitavuga, ariko muri uru rugamba turimo rwa FPR hari myope abantu bagomba kwivuza, myopia naivete. Ni ngombwa rero imbuga nk'izi mushyiraho zitanga urubuga kugira ngo abantu barusheho kumva ibitekerezo binyuranye, ariko kandi banasobanukirwe bumve biriho naho bishingira, noneho bidufashe no kumenya aho twerekeza. Urakoze cyane Valentin. Myopie sociale, myopie de naivete. Ngo turaza kureba hamwe umutumirwa wacu mu kanya nawe ari buze kudufasha. Myopie ni ya ndwara y'amaso ituma umuntu atareba kure cyangwa atareba neza mu by'ukuri. Hanyuma rero naivete haza twabigereranye nuko ni nk'ubutesi ubutesi kutagira amakenga, umuntu agateta nyine kuva ko ibintu ari uko byimereye. Reka twinjize muri studio kandi undi mutumirwa wenda agira n'icyo atwongerera. Umuntu mumenyereye reka yinjire muri studio. Niba utwumva wakora mute hanyuma ukatuganiriza.
urakoze cyane Chaste, ngushimire cyane kuba wantumiye muri iki kiganiro. Soje na mugenzi wanjye Valentin duhurira muri gahunda zitandukanye, cyane cyane ko navuga ko twese tubabajwe n'ibyabaye mu Rwanda. Kugeza n'uyu munsi tukaba twumva hari itafari twashyiraho kugira ngo abanyarwanda bazabashe kubaho mu Rwanda ruri imbere ruzira ivangura n'ibyo twanyuzemo. Rero nibyo, njye nitwa Rubens Mukunzi, abenshi banzi ku kazina basigaye bampimba Kabombori. Nkaba nzwi mu itangazamakuru cyane, nubwo wenda umwanya ukunda kumbana mukeya ku buryo ntabikora kenshi ngo abantu bambone mu biganiro, ariko numva natanga umusanzu wanjye binyuze mu bijyanye n'itangazamakuru. Mwakoze rero kuntumira muri iki kiganiro. Ndatekereza ko nanjye nyuma y'ikiganiro cyiza mwakoze nkagikurikirana nabaye interese, hanyuma mbasaba ko nanjye nazaza nkagira itafari nashyiraho nkababwira icyo ntekereza ku nyito ya jenoside, hanyuma tukanatanga n'ingero z'ibyatubayeho, kuko ntekereza ko akenshi kubivuga gusa tuvuga ngo habayeho jenoside cyangwa se nk'iyabayeho, si ngombwa wenda ngo abantu babyemere cyangwa se bajye mu nkiko, kuko inkiko bivuga ko arizo zemeza jenoside, ariko abantu bagomba kuvuga amateka y'ibyo banyuzemo. Nubwo jenoside yaba yarabaye ikaba idahura n'iyabaye muri Israel n'izindi jenoside nyinshi zagiye ziba, ariko abantu bagomba gutinyuka bakavuga ibyababayeho, importe bitari ngombwa ko byitwa jenoside, uko wabyita uko ariko kose, cyane cyane ko wenda nitwinjira mu kiganiro genda ndaza kubabwira ko jyewe na jenoside ntanayemera. I'm sorry kubivuga, atari uko ntemera ibyabaye, ahubwo mbona birengeje iyo nyito abantu bayiha ya jenoside. Ndumva n'izimwe mu magambo byabo ari ibyo. Urakoze cyane. urakoze cyane mukunzi Rubens, ukaba rwose n'ubwa mbere ugeze kuri iyi shene yacu, kuri uyu muyoboro wa Gahunda Chaste. Abantu benshi cyane barakuvuga ati umurongo witwa ngo iki, muri nk'ibitangira nakoze proje nyine yitwa ngo Today's Tides Program. Umva ari ikintu kizaba ari uruhurirane, kizaba kirimo ibinyamakuru byandika bikajya bitosohora inyandiko, ariko hakaba n'igipande kimwe kivuga ibiganiro bitandukanye mu Gifaransa, Ikinyarwanda n'Icyongereza. Yari proje ndende cyane, noneho ariko kuko mbonye umwanya uba mukeya nshyiraho ibiganiro by'Ikinyarwanda, tukajya tuganira ibitandukanye, ariko izina rikajya rigora abantu kubera ko ari Icyongereza, Today's Tides Program. Noneho rero mpindura izina ndigira Gahunda Chaste, byo niwo murongo niko witwa. Hari abari kumwe batuzongera wenda ka TV cyangwa wongereho media, Gahunda Chaste media cyangwa Gahunda Chaste TV, tuzabireba. Icy'ingenzi ni ikivugirwaho, ni igisohokaho, ni umusanzu dushobora gutanga mu kubaka abanyarwanda. Icyo tugamije mu by'ukuri no gufasha abanyarwanda gushirika ubwoba no gutangira kuribera raporo, kuvuga ibyababayeho, bahere ku byababayeho, noneho bakoresha ubumenyi bafite n'ubuhanga bize, bakore analyse, bakore ubusesenguzi ku bibazo. Cyane cyane ni ibintu bisaba rero kurenga amarangamutima yo turi mu bibazo nk'ibi ngibi by'amateka yacu akomeye. Amarangamutima hari igihe tugota, ugasanga umuntu aho kugira ngo atekereze objectivement, ugasanga ahubwo ari gutekereza nyine, ariko amarangamutima arayashyize imbere. Mu kiganiro rero cyacu cy'ubushize, Valentin Akayezu yatunyuremo muri make yuko nyito ya jenoside yagiye izamuka mu Rwanda, uko byagiye guhera ku itsembabwoko n'itsembatsemba, kuzamuka noneho FPR ikabihindura byose amashyaka yari arimo muri guverinoma ya mbere yo ku itariki 19 z'ukwa karindwi 1994, bamaze kuyatera ishoti za MDR za perezida, bamaze kuzizambya, barabihindura no bakubita ishoti, batangira kubyita jenoside yakorewe Abatutsi, kugeza naho bakoze za lobby bakajya muri Nations Unies bakakora kuri iyo nyito, noneho ariyo isigara. Ariko iyo yitegereje abanyarwanda hirya no hino, usanga twese twemeranywa ko ubwicanyi bwarabaye, hari ubwakorewe Abahutu, hari ubwakorewe Abatutsi, ntawe ubuhakana. Usanga rero ikintu abantu batumvikanaho ni inyito yabyo. Ubu ntabwo twagobye kubipfa, kuko ariyo jenoside si Ikinyarwanda, ntabwo ari iturutse mu Banyarwanda. Niyo mpamvu twavugaga tuti, Valentin we yashoje avuga ati byaba byiza ko abanyarwanda, twebwe nk'abanyarwanda, twicara hagati Abahutu n'Abatutsi, tukareba ibyatubayeho, tukabitekereza muri context byabayemo, niho twakura inyito ya nyabyo ya nyayo ijyanye n'ibyabaye. Ngira ngo nuko twari twashoje, cyese na Valentin yanyuzurizaho kugira ngo noneho tuhe ijambo Rubens
atubwire we icyo yatekereje ku kiganiro. Shaste ni uko nguko twashoje kubera ko jenoside ngewe ubundi buriya iyo urebye uburyo ifatwa gestion yayo usanga ngewe nyishyira muri cadre cyane cyane wenda ku birebana n'amategeko ukareba uburyo ishyirirwaho amategeko ni ya mategeko ngewe nita nyamwongera bibi. Donc ibyo mu gifaransa bita des lois de la polarisation ni amategeko yo gukomeza gucamo ibice abantu. Ikindi ni amategeko yo kubuza abantu bamwe kubaho muri dignité yabo, kubera yuko iyo uje ugasanga iyo jenoside nyine ya gestion yayo navugaga kwa kundi ifatwa cyangwa se imicungire yayo, usanga iza igahita yubaka umwuka mu gihugu nka environnement mu gihugu, donc société y'abantu abeza n'ababi, les beaux contre les mauvais. Donc nibyo twabonye, noneho ibyo ngibyo ugasanga nibyo bikomeza kuba gashoza ntambara. Ari aho rero ngewe mpera, Mukunzi yaravuze ngo ntiyemera jenoside, inyito ya jenoside, nanjye mu kiganiro cy'ubushize narabivuze, iyo nyito ya jenoside sinyemera kubera yuko inatandukanye n'ukuri kw'amateka yacu. Ntago wenda turi bubisubiremo, ariko nagira ngo wenda dufashe abantu kumva aho ikiganiro cy'ubushize cyasorejwe. Urakoze cyane Valentin. Hanyuma rero Rubensi, rero nawe ikiganiro nawe waragikurikiye ndetse nawe uravuga uti hari byanshimishije ndetse narishimye, nanjye numva hari itafari natanga. Ijambo ni iryawe. Urakoze cyane, shimiye cyane ko Valentin agarutse kuba nawe yaba atemera mu by'ukuri uburyo ijambo rikoreshwa tugereranyije n'ibyabaye mu Rwanda mu 1994. Aho turahahuza, bitavuga ko duhakana ko abantu bishwe kandi bigana. Ikindi mwagarutseho mu kiganiro cyane uko akenshi kandi ibi ngibi biranavugwa cyane, nuko usanga iyi nyito ya jenoside dusubiye inyuma, jenoside 1994 ikimara kuba FPR ikimara gufata ubutegetsi, murabizi izindi nyito zagiye zikoreshwa, bigaragara cyane ko inyito ya jenoside yakorewe abatutsi kuko niko byitwa mu Rwanda. Ubu ngubu ni nayo mvugo yashyizwe mu muryango w'abibumbye kugira ngo igikoreshwa gutyo ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Ibi rero ugasanga byaragiyeho mu nyungu za politiki n'abari ku butegetsi, ubwo ndavuga FPR, noneho no kugira ngo FPR yirinde kuba yagaragara mu ruhare urwo rwose yagize muri biriya byaha bakoze, kuko jewe niba koko twavuga ko iyo jenoside yakozwe, bemeranya cyane ko abatutsi bishwe kandi bigambiriwe, baribasirwa, ariko bikambabaza cyane iyo abantu bazamura ijwi bakavuga abatutsi bitari na question y'imibare, kuko tugiye mu mibare byo noneho byo bindi, ariko usanga abahutu barishwe bigambiriwe, noneho banagamije kubarimbura, ariko bakaba barabikoranye. Sinzi niba navuga ngo ubucakura cyangwa uburyarya, wahoze ukoresha ijambo ya naivete, donc kuba abantu baba naive, ariko noneho ufasha uburyo abahutu bishwemo n'uburyo byakozwe bitandukanye cyane n'uburyo abatutsi bishwe, kuko interahamwe cyangwa abahutu babyutse mu gitondo bakumva ko bagomba gutema abatutsi, bo baranabigaragaza, bari proud yabyo. Ariko ufasha uburyo abahutu bishwe mu buryo bw'ubwenge, niba sinzi nabyo muri imvugo ngita, kubera ko ntago navuga ko bishwe hakoreshejwe ubwenge, kubera si ubwenge bwo kumara abantu gusa. Yenda ndaza kuza gutanga ingero z'ibyambayeho cyangwa ibyo nzi, kuko hari ibintu FPR ikoresha mu kugira ngo ikomeze kwivanaho ibyo yakoze. Kandi njye ndabumva, ntabwo mbaveba, bafite ubutegetsi bamara imyaka 30,
nibuka ko muri 1994 abantu bavuga ko bashobora kutazamara iriya myaka 30. Ibyo byaravuzwe cyane, ariko rero niyo ntwaro bakoresheje kugira ngo babe uyu munsi bakiri ku butegetsi. Ariko rero nkanatanga icyizere cy'uko nubwo uyu munsi abantu bakunda kuvuga bati habaye yego jenoside yakorewe abatutsi, batari ko habayeho na jenoside yakorewe abahutu, peu importe, ibintu bigira igihe cyabyo. Nge nkavuga ko hari igihe umuryango mpuzamahanga uzageraho ukemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi. Iyo tuvuga crime cyangwa se ibyaha byakozwe na FPR tubivuga mu gihugu, ariko ntabwo twirengagiza n'ibyo FPR yakoze kandi ikabikorera la majorite y'abahutu bari barahunze berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero ntekereza ko ni ikibazo cy'igihe, kandi mu gihe bagifite ubutegetsi, mu gihe ibi bihugu bya West bikibafiteho inyungu, ntabwo iryo jambo rishobora gutunguka. Nagarutse kuri jenoside zindi zagiye ziba, hari n'izitavugwa. Dufashe nk'urugero rwa jenoside yo muri Rumaniya, n'uyu munsi ntabwo iremezwa, kandi impamvu iyi jenoside itari yemezwa mwazikomojeho, harimo kuba hari ababifitemo inyungu kuko bemeye ko iyo jenoside yabaye babiryozwa. Ni kimwe n'uko rero n'uyu munsi iyo uvuze ngo habayeho jenoside yakorewe abahutu, biragoye kugira ngo yemezwe cyangwa se umuryango mpuzamahanga wemere ko iyo jenoside yabaye, cyane cyane ko ababigizemo uruhare, waba ari uruhare direct cyangwa indirect, benshi baracyariho. Ntabwo nshaka kujya muri detail, turaza kuza kubigarukaho, yananaza no kuza kubabwira zimwe mu ngero z'ibyo ntekereza ko abantu bagombye kuzajya bicara bagatekereza, kuko ntabwo jenoside yakorewe abatutsi nubwo yabaye nyuma y'ihanuka ry'indege ya Habyarimana, ntabwo ikuraho kuba abahutu barishwe bigambiriwe. Ugiye no muri etimoloji cyangwa se uko jenoside ivugwa n'ibiyigize, aho gusanga FPR yo yarakoresheje ubundi bugome burengeje ubwo abahutu bakoze. Reka ndeka kwizimba mu magambo, nagira ngo gusa ngaruka kuri icyo kintu cy'uko jyewe ku giti cyanjye mbona ibyabaye mu Rwanda nanjye mbiburira izina, nkavuga ko iriya nyito ya jenoside n'uyu munsi atari kesiyo yo kuba bavuga jenoside yakorewe abatutsi, nubwo wavuga ko ari jenoside yakorewe abahutu, nabyo mbona bidahura, kuko ibyakorewe mu Rwanda ntabwo wabigereranya na jenoside yakorewe abayahudi, bifite umwihariko. Ndumva ndenda nabasozereje aho ngaho, yenda twaza kugenda tubigarukaho mu kiganiro. Urakoze cyane Rubensi. Nibyo, hari akantu garutseho gakomeye cyane, uti iyo utegereje ukareba ubwicanyi bwakorewe abatutsi ukareba n'ubwakorewe abahutu, ubona ko ubwakorewe abahutu bwari ku mugaragaro, niko navuga, ababukoraga bakabigaragaza, ariko ubwakorewe abahutu bwo ni bucece, ni rwihishwa, ni ibintu biri mu bicecetse. Nkaba ngira ngo Valentin adufashe kumva iki ngiki. Ese ahubwo ntibyaba binagaragaza nyine ya natire yo kuba hari ikintu cyateguwe, kuba hariho umugambi no kuba nta mugambi uriho. Mpite ntekereza nti haramutse hari umugambi wagiweho kugira ngo abantu bakora icyaha runaka, bashyiraho na gahunda yo kugira ngo bazagisisibiranye. Harimo gusisibiranya ibimenyetso, harimo nko niba bisha abantu wenda bakaba babahisha. Ibyo ngibyo ukaba ubibona iyo ugereranyije ubwicanyi bwakorewe abahutu n'ubw'abatutsi, uhita ubona ibintu bibiri bitandukanye. Ku ruhande rumwe abakora ibintu bameze nk'aho ntacyo bateguye, nyine aho wamugarira ibintu bibereye aho. Ku rundi ukabona ari ibintu byateguwe neza, ndetse bashaka ko bikorwa mu buryo buri bucecetse. Ndumva ni Garrison wigeze kubita ngo ni smart and silent genocide. Jenoside ikorwa gahoro gahoro, ariko gahoro kandi mu mayeri, ariko bucece. Valentin, ubitekerezaho iki? Urakoze Shaste. Ubundi iyo ukoze icyaha ukanategura n'uburyo bwo kuzahisha ibimenyetso byayo, donc kuzahisha ibimenyetso, ibyo ubwabyo ahubwo bihita bihishura umugambi wa planification. Niba reka tuvuge wenda ko abahutu baregwa ko bagiye kwica abantu bakajya babica bakabasiga mu muhanda,
abatutsi bo bicaga abantu, bamara kubica bagahita banapanga uburyo bazahisha ibyo bimenyetso. Bamara kubihisha, nyuma y'imyaka 30 bakongera bakabataburura ba bandi bishe, bakabazana bavuga ngo ni imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi babonye. Ibi ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye abiri. Ejo nakoze ikiganiro kuri radiyo yitwa Tuyagire Vanessa, kuri channel yitwa Tuyagire Vanessa, bavugaga ibi bintu by'imibare ya FPR biturukahe. Wenda nitubona umwanya na hano tuzaze dukore icyo kiganiro kuri iriya mibare, sibyo? Wenda ntabwo ari cyo tugendereye aka kanya kuvuga. Icyo dushaka kuvuga ni iki: iyo ukoze icyaha ukanategura uburyo bwo kuzahisha ibimenyetso, ibyo ubwabyo bigaragaza umugambi wo gutegura, wo gucura imikorere y'icyaha. Rero tubivuze gutyo, FPR yo yakoze jenoside mu mayeri. Ni ukuvuga ni uburyo très refresh. Ese jenoside yabaye igahitana abatutsi mu mezi 3 muri 1994. Yo iburirwa umugambi, yaburiwe umugambi no mu mategeko warabuze, urubanza rwa Bagosora ruri clair. Umuntu wese w'umunyarwanda ufite inyota y'ukuri namutumira kuzasoma urubanza rwa Bagosora, yaba urwaciwe na chambre ya mbere, rwaba urwaciwe n'icyumba cy'ubujurire. Urwo rubanza ruri clair. No bazongere basome urubanza rwa Leo Mugesera, noneho urwo rwanaciriwe i Kigali, rwaciwe n'inkiko z'u Rwanda. Shaste, urabizi ko abo bantu babiri nibo bavugwa ko ngo ari le cerveau du génocide, mastermind. Bavuga Colonel Bagosora, bakavuga Leo Mugesera. Bagosora urukiko rwa Arusha rwamukuyeho icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside. Bagosora yahaniwe icyaha cyo kudakoresha, bise ngo kudakoresha ububasha afite mu gukiza abantu, non assistance à personne en danger. Nicyo cyaha Bagosora yahaniwe. Leo Mugesera, inkiko z'u Rwanda, haba muri haute cour, mu rukiko rukuru, haba no mu rukiko rw'ubujurire, cour d'appel, yaregwaga, bamujyanagayo bamurega gucura umugambi wa jenoside. Muri haute cour umugambi wa jenoside barawubuze, noneho bamuhaniye icyaha ngo cyo gushishikariza abandi, incitement, gukora jenoside. Ariko gucura jenoside icyo cyaba bakimuvanaho, sibyo? Rero niyo mpamvu binagoye. Ese dushobora kuza tukagwa hano gutya gihuru tukavuga ngo jenoside ngo irabaye, ntutwereke uwayiteguye? Icyo nicyo kibazo gikomeye uyu munsi dufite. Ntago jenoside tuzavuga ngo yarateguye kuko Bizimana Jean Damascene yagiye hariya akavuga akabari inkuru. Ntago jenoside igaragarira mu ibara nkuru, igaragarira mu bimenyetso. Inkiko zo mu Rwanda ubwazo ntizigeze zibona umugambi wo gucura jenoside. Mu rubanza rwa Mugesera Leo, urukiko rwa Arusha ntirwigeze rubona iyo jenoside umugambi wayo yagwaho ngaho gute. Niyo mpamvu hari abantu bamwe bavuga kuri ya jenoside ari jenoside spontanée. Noneho ukajya mu mategeko bigahita biba ikibazo, kuko mu historien, umuki n'umundi mu expert runaka bashobora kuza bakabyita amazina bashaka. Ariko nitujya mu mategeko, icyo kintu cya spontanéité ntikibaho. Ça n'existe pas. Ariko noneho inyandiko zitandukanye z'abashakashatsi batandukanye, n'ubu hano imbere yanjye mfite inyandiko ya Alan J. Kuperman, ifite umutwe igira uti Provoking Genocide, a Revised History of the Rwandan Patriotic Front.
uyu mwanditsi muri iyi article ye asobanura uburyo ibyabaye mu Rwanda FPR ariyo yabiplanifiye. Provoking ni uguprovoka cyangwa se mu kinyarwanda sinzi uko twabyita. Ni Rubens nadufashe ko provoke ijambo ndaryumva ariko ikinyarwanda ntabwo gihita kiza cyane. Ni ukuvuga ko provoking ni nko guturi, wabaza ko ari nko guturitsa, ni nko yashotoye, niyo nko gushotora cyangwa gutera. Komeza gutuma ikintu. ni urugero rw'inyandiko nari ntanze y'umushakashatsi umwe Alan Cooperman mu nyandiko ye yashyize ahagaragara mu 2006 abisobanura. Noneho ageze ahita anavuga ngo ibyo twabwiwe kuri FPR Inkotanyi byose bigomba kuba revised, bigomba gusubirwamo. Ariko ntabwo ari we wenyine, harimo n'izindi nyandiko zitandukanye. Uribuka ko Karera Del Ponte yabivuze, yaravuze ati nibiramuka bigaragaye ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Kagame ari we warashe indege, histoire yose izasubirwamo, sibyo? Hari za raporo za nuza uriya mu Australia yitwa nde, Michael Hooligan. Iriya raporo abantu ntibakunze no kuyivuga. Raporo ya Michael Hooligan yagaragaje neza, kuko yari umwanketeur wa TPR, wari uriya rukiko rwashyiriweho u Rwanda ruri Arusha, mu Australia yakoranaga na nuza na Karera Del Ponte. Raporo ye irahari, iri aho ngaho, yagaragaje uburyo ari FPR Inkotanyi yateguye iraswa ry'indege ya Habyarimana, kandi n'inkurikizi zakurikiragaho zari zizwe. Naho rero niba ibi bimenyetso bigaruka byose bikikubita kuri FPR, nge ndahita nongera ntire aya magambo y'uyu mushakashatsi uvuga uti provoking genocide. Uwayiprovotse rero ni nawe wayiplanifiye, wenda ikaza ikitura ku mutwe wa kanaka w'umuturage cyangwa umutegetsi runaka, bakexecuta ibintu bibikubise hejuru bisanzemo contexte bisanzemo, ariko uwacuze umugambi wayo akayitegura. Noneho hari n'indi nyandiko, hari bwa bushakashatsi bw'abarimu babiri b'Abanyamerika, harya bitwa nde bari abarimu babiri b'Abanyamerika. Nahoze reka mbize mbakubwira, nahoze mbakoraho intuza, hari document yabo bavuze, nahoze nshyira mu majwi, nzayitishaho hano kuri chaîne. Bitwa unga ni Davenport. Yes. Ndakitwa reka nze nkurebere. Nahoze mbikoraho intuza, nahoze mbitekereza, ni ngombwa ko tubishyira mu majwi abantu bakazabyumva. Ni Davenport na Alan Yes, nabo ngabo nabo. Komeza ntacyo, komeza nimba amazina n'ingero. Muri nuza mu nyandiko yabo bashyize ahagaragara, nabonye na PowerPoint yabo, nayibonye. Hari aho bakoze ubushakashatsi. Nibuke yuko bariya abantu ntabwo ari abantu bapfuye gukora ubushakashatsi. Burya bushakashatsi babukoze sur invitation ya FPR. Nibyo rwose. Ntabwo ari abantu bibi bahubutse muri Amerika ngo bagiye hari. Ubushakashatsi babukoze sur invitation ya FPR, ku buryo banamaze no gukora ubushakashatsi bwabo bagiye kubupresenta kwa Kagame. Kagame yari abasaranye. Ariko noneho mu byo bagaragaje hari no kureba uburyo ubwicanyi bwagendaga. Noneho banexamina uburyo FPR ritime, uburyo yari irimo igenda muri 1994 muri ariya mezi 3 igenda ifata ibice bitandukanye. Noneho bo biga ese ahangaha habereye ubwicanyi bukomeye, byasabaga FPR iki kugira ngo ibe yarahageze ku gihe. Kube ni iki cyayitindije, ni iki cyatumye igenda gahoro ntihagerere igihe ngo ijye gutabara abantu. None kuko baragendaga bagafata bakareba intera y'uduce tumwe na tumwe, uburyo FPR yihutaga, yari ifite vitesse yo kugenda ikagera. Ariko noneho ahantu bizwi hakorerwaga ubwicanyi bukomeye kandi nta na resistance ya gisirikare ihari,
FPR ikagenda bigura intege ntijye gutabara abantu vuba. Noneho bigaragaza ko yari ifite inyungu mu mpfu z'abantu benshi cyangwa se mu mibare y'abantu benshi bazapfa, noneho ikaba ari byo irimo kungukiramo, ari nabyo uyu munsi tubona. Ibyo ngibyo abo bashakashatsi babiri Alan na Dave barabigaragaje mu bushakashatsi bwabo. Ibyo ni ibintu bihari bigaragara. Ibyo rero bihita bitugarura bikajya hehe? Ibintu harimo wari ufite jumelle wari wararebye ibintu byose uko bizagenda n'ukuntu ibintu byose bizashyirwa mu bikorwa, arabitunganya, noneho we asigara noneho avuga ati bya bintu execution izagenda gute. Bashaka execution nk'uko Byumvuhore yaririmbye ati muvaho mwivuga menshi intandaro ni ya ndege. Donc barashe indege bazi ibigomba gukurikiraho kuko ni ibintu byari byarateguwe. Ngaho rero ibintu aho abanyarwanda bagomba gushakira uwateguye jenoside uwo ari we, kujya kwirirwa biruka ngo bagasora ngo yavuze ibi n'ibi yagize ate na biriya byose ni n'ibintu byaburiye ibimenyetso mu nkiko. Donc la planification, ni ndasubira kuri cya kibazo warubajije uti uwateguye FPR ko yabikoze yicecetse mu mategeko twabivuga gute? No, c'est le planificateur, kubera ko ibintu byose byari byizwe neza, byizweho nta kintu kibura. Urakoze cyane Valente. Hari byose ndabona hano tujya kungana, turi mu rugero dushaka ko turi mu ntabwo ntawe imyaka iri hagati yacu, ndatekereza tutari nyinshi cyane, turi nka mu generation urebye. Ari ibyo twari batoya ariko hari ibyo twabonye cyaga twumvaga. Urabona ko mu Rwanda buri hari ikintu udashobora kubeshya. Abanyarwanda mu muco wabo bagira ikintu cya tradition orale, kuvuga ibintu ahantu byabaye birara ahantu hose babizi. Yego ntihaburamo utuntu tuza tukagrisamo, wenda umuntu akazamo amakabya nkuru cyangwa hakagira duke tuburaho, ariko inkuru nyamukuru irara ahantu hose babizi. Ibyo ni ibintu bibaho haba mu gihe cy'ubwicanyi, ni nayo mpamvu FPR yaje kubishaka kubiprofita, yo ikora ibintu igahita ikinyoma kikihuta cyane kugira ngo ikinyoma cyihute cyane, kuko mu Nyarwanda tradition orale igira akamaro. Mu gihe cya jenoside no mu bihe byayibanjirije hari ibyo twagiye twumva, hari aho twagiye twumva. Njye natanze ubuhamya ku ibintu byabaye iwacu Mushubati, hari muri komine Mabanza, muri segiteri yacu. Umuntu wa mbere wishwe ni urugo rw'abantu b'Abatutsi, ariko wabireba ugasanga ntago bagiye ngo bamwice byose. Agiye ku kabari asangira n'abandi, noneho arabagurira cyane cyane pe. Indege yarayihanuwe ngo ku itariki ya 7 hari hirwa abantu bose bafite ubwoba, ariko bahura ku gasantere kugira ngo bumve hari Abahutu hari Abatutsi, bahufite uturadiyo bari kuva za Muhabura, bari kuva za RFI, bose bari gusangira. Umugore w'Umututsi kazaraza arabagurira inzoga rwose, aragura bwinshi, noneho baratangira baranywa, akagurira abo bari bose, agurira n'abashoboye kwigurira. Noneho ariko yongeramo ijambo aravuga ati ngaho ni mumwe mwuzuza ibyo bifu byanyu, n'ubundi Abahutu niko mwabaye, ariko mumenye ko akanyu bukashobotse, mumenye ko akanyu kashobotse. Ibyo ni ibintu byaravuzwe, nta muntu utabizi. Mushubati nta muntu utabizi. Iryo joro ryakurikiyeho abantu batazwi, insoresore, abandi baba batagize ntuza, baragiye bagaba igitero kuri urwo rugo, bica abantu bose, nta n'umwe warokotse. Bakozwe nijoro. Icyo gihe abantu barataka, buri wese bohereza abapolisi, baraza barahosha. Iminsi yakurikiyeho ibindi byagiye biza nyine nyuma, biza no kurenza umurongo n'iki birahinduka, ariko nuko ibintu byatangiye mu by'ukuri. Ntabwo rero wari kuvuga ko abantu wenda bafite gahunda yo kujya kwica Abatutsi ari icyo kigenderewe, ngo babe bicaranye nabo bari gusangira, cyangwa se ngo niba bahaguruka bagiye kwica uwo muntu ari we bajya kureba wenyine, kandi abandi bahari kandi banamurusha n'imbaraga. Ari n'abantu bari baranize, kuko bari barize, hari abantu b'abarimu, abajera ba banke, bari aho ngaho bose bakabareka bakajya kwica uwo nguwo wabatutse. Urumva ko hari ibintu umuntu yibaza akibaza. Hari na histoire y'ibyobo yigeze kuvuga kenshi cyane. Kinzi Rubensi
nk'umunyamakuru ibyo bintu by'ibyobo nawe ushobora kuba warabyumvise ubitekerezaho icyaro wangu ibyobo byaragize kuko Valante we no mu kiganiro cy'ubushize yagarutse kuri cyane bati abantu bagomba no kwanariza ngo ariko umuntu wajyaga gufata umuhoro agatema umututsi we mu mutwe we harimo iki yatekerezaga iki niyihe motivation cyangwa mobile mu mategeko bajya babyita mobile niyihe mobile mu by'ukuri Rubens ibyo byobo wowe wabyumvise ute ibyobo ndabigarukaho ariko reka na mansasire ibyo mwakomoje wowe na Valante ni nayo mpamvu ibi bintu abantu bavuga ngo jenoside noneho nareba uburyo ibintu byabaye iwacu wabikomoje uvuga uti turi mu kigero kimwe kandi imyaka jenoside yabayemo twari dufungutse amaso kenshi twarabibonye byanatugizeho ingaruka rero ntarajya ku byobo reka tunasubire imbere y'ibyobo mbere y'uko ibyobo bicukurwa cyangwa se abantu babibona nubwo abantu batari bagaragaza neza nk'umwuka biriya byobo babivuga mu buryo butandukanye tubanze twibukiranye ko hari urugamba rwa FPR inkotanyi rwatangiye muri 1990 FPR bari nyeshyamba bamwe bakibeshya ko yenda bari baje kugira ngo bagabane ubutegetsi na guverinoma ya Habyarimana ibyo abantu bose bamaze kubibona ibintu byinshi bimaze kugenda byisobanura ntabwo bari abantu bari bagamije gusangira ubutegetsi rwose ntabwo ari byo nge nkanabivanamo n'ishusho yo kuvuga ko ngo bari abanyarwanda bari baraheze ishyanga bashaka gutaha ntabwo mpamya ko iyo ushaka gutaha ugomba kuza uzi neza ko ufungura umunwa w'imbunda ukarasa ukamara abantu bira rwose ntabwo njye mbyemera ikintu cyose kimena amaraso ngenda ukubiri nacyo mwibuke ko hari abenshi ntabwo ari bose iyo tuvuga ibi bintu tujye tugerageza kuba claire nanone cyane cyane ko mu mvugo yacu n'umuco wacu akenshi ibintu dukunda gukusanya ibintu byose tukabishyira hamwe kandi atari ko bimeze twibukiranye ko bamwe mu batutsi bari mu gihugu bohereje abana babo kujya kurwana ku ruhande rwa FPR inkotanyi byonyine kiriya kintu cyabaye uba ushobora kumva urugo rw'umuturanyi wawe ukaba ubizi ko hari abasore babiri ukumva ngo bagiye mu nkotanyi biriya bintu ubwabyo byagiye bizamura umujinya n'uburakari n'urwango hagati y'abahutu n'abatutsi wibaze ko muri abaturage muraturanye mwagombye kuba musangiye gupfa no gukira niko mbitekereza noneho abantu bamwe bakabavamo bakaba ari bo baza kubarasa biriya bintu rero byagize impact ikomeye cyane ari nabyo nkagiye mwumva by'abantu bari mu gihugu mo imbere batari abatutsi gusa harimo n'abahutu bakoreshejwe na FPR babibyitso iyo bavuga ibyitso nuko byabayeho benshi baranabyiyemerera bakakubwira bati twakoranaga na FPR ko mu bwihisho yewe mu minsi yashize hari umukobwa wo mu kigero cyanjye wambwiye ukuntu muri za 1992 1992 hari abantu bajyaga baza bakarara iwabo bakahagera bikoreye imifuka hanyuma ngo yaje kumenya ko muri iyo mifuka habaga harimo imbunda yari umuntu w'Inyanza ntabwo ndavuga amazina ye ariko abo bantu bashoboraga kuba bavuye ahantu ikantarangiye bakazana ya mifuka bakayidepoza aho ngaho irimo amakarachinikovu irimo imbunda noneho bakagenda hakazaza abandi bazaza gutwara zambo murumva icyo kintu uretse ibyo ngibyo murabizi neza ko hari indege ya Habyarimana imaze kugwa ibyo wari umaze gukomoza uvuga uti ibyobo ndabizi neza ko nanjye jenoside yabaye ndi Butare hari ibyobo bivugwa ko ngo bishobora kuba byaracukuwe kugira ngo bizashyirwemo abahutu ibyo ntabwo mbyemeza ariko ibyo byobo birahari ababicukuye ni wenda bazatubwira ahubwo tubasabe bazagere n'ubutwari nabo bazabitubwira ariko tutanavuze n'ibyo ndagira ngo shasite nkwibutse ko hari abantu bari baratojwe na FPR bajyaga ku Murindi bajyaga hariya muri Sende hari abantu benshi ari imiryango batari abatutsi gusa ariko la majorite y'abatutsi bari bafite imbunda kandi bari ku kintu cy'isiri cyuko igihe cyose hari icyaba bashobora kwirwana ibi ndabiguhera uhamya kuko mu minsi yashize hari umuntu w'inshuti yanjye w'umututsi kazi wanyibwiriye ati twaratojwe twajyaga hariya mu ruhande rwa FPR barabigishije babahaye training zose zibaho atari nabyo bindi bishingiye kuri aba bantu Tito Rutaremara yavuze ko bari abatekinisiye bari impliqué mu bwicanyi ariko hari umubare munini w'abantu
mu Rwanda bari barahawe imbunda. Uyu mututsikazi ariko mbivuga mu mazina yabyo yaranyibwiriye ati buriya iriya ndege igwa twari tubizi ati kandi mwaradutanze ati kuko buriya na mbere y'uko baza kutwica iyo bishoboka ni twebwe twashoboraga kuba twafata za muri tukazikoresha. Icyo cyonyine kikwereka uburyo mu gihugu hari umwuka utuma hari ikintu gishobora kuba. Yewe nkaba ntabitangamo excuse yo kuba nubwo haba harabayeho ibyitso, harabayeho abana bagiye boherezwa mu nkotanyi, ntabwo bivuga ko ubyuka mu gitondo ngo ujye kurimbura umuryango witwa ko ari uw'Abatutsi kubera ko wenda bashaka kuba mubakekaho ko ari ibyitso, ngo wice kuva ku musaza kugera ku mukecuru n'umwana w'uruhinja na wundi. Biriya ntabwo njya mbyemera rwose. Hanavuga ko rero mu by'ukuri yenda tunagarutse kuri apo y'ibyo n'ibindi bindi byagiye biba ibyo byobo rwose abantu babifiteho amakuru bazayaduhe bazatubwire impamvu ibi byose byaba. Ikindi kintu mbere y'uko yenda mbareke yenda namwe yenda mukomeza kunoza ifite ingero z'ibyaba ikambaye urugero hari byinshi umuryango mpuzamahanga nyine ntacyo biwubwiye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko buriya n'itangazamakuru riri mu byakongeje cyangwa se mu byatumye FPR nyine igaragarizwa intsinzi, kandi bimwe na bimwe mu by'itangazamakuru mpuzamahanga ryerekanaga byabaga byakozwe na FPR ariko bigahindurirwa inyito bikavuga ko byakozwe cyangwa se ubwo bwicanyi bwakozwe n'interahamwe cyangwa se n'Abahutu. Hari amashusho menshi mukunda kubona ari anyura kuri televiziyo mu gihe cy'icyunamo cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga y'abantu babaga bari muri ziriya nzuzi zitandukanye zo mu Rwanda, benshi babaga bari ku Kandoyi. Ibyo twese turabizi ko abantu bicwaga na FPR inkotanyi nibo babaga bari ku Kandoyi baboshwe amaboko. Yewe hari urugero mfite rw'amashusho agaragara y'abantu biciye i Butare ahantu bita kwa Bihira ugana ku muhanda ujya kuri groupe scolaire n'undi muhanda ugana kuri université. Aho narahanyuze mu kwezi kwa karindwi mu matariki 4 cyangwa 5 hafi aho ngaho. Aho hantu hari huzuye imirambo ariko bijye binangaza kubona mu mashusho bigaragara ko ari abantu bari bishwe n'Abahutu cyangwa se Interahamwe. Rero hari ibintu byinshi cyane FPR yagiye ikora mu buryo bw'ubwihisho. Abo baturage bari bari mu Rwanda bayihaga amafaranga, bayihaga imisanzu, baboherezaga abana babo. Ibi byose byakongeje urwango kugeza aho abantu bashaka kubyuka mu gitondo bagatema abantu. None rero ngarutse ku cyo FPR uburyo yagiye yica byo nkuko na Valentin yabikomojeho, byakoranywe ikintu ntabwo nacyo njye nkibonera imvugo, kubera ko ufashe uburyo nkanjye nababwiye ko jyewe nari ndi Butare, uburyo bazaga bagafata amakamyo bagapakira abantu. Ndabaha urugero rw'abana twari mu kigero kimwe, ibi njya mbivuga abantu bakagira ngo ni blague cyangwa se ni kwa kundi nkunda gusetsa, ariko baraje batera amakamyo yari mu Irango bapakira abana b'abasore babajyana gupakira umuceri ahantu za Butare hahingwaga imiceri. Icyo gihe murumva abantu bari mu nkambi bashonje, baragenda bazana imiceri n'amasukari mu nkambi dutangira kurya. Abana b'abasore bari bagiye tuvuge kwenda bari nka 40. Ku munsi wakurikiye barongera barazatera ikamyo, abasore bariyongera kubera ko bumvaga ko bagiye kuzana ibiryo, bongera n'umubare w'amakamyo babageza nko kuri 80 100, bakazajya bagenda babyitaga gusagata cyangwa se gusahura ko tubyita. Noneho uko abana b'abasore biyongera baje kugera igihe noneho ya makamyo akaza akabatwara ngo bagiye kuzana ya myaka cyangwa se bya biribwa, abana bakagenda. Ababyeyi bagategereza bakazabwirwa ko abana bagiye mu gisirikare, kumbi babiciraga hari mu bice bya Kabutare, barangiza imirambo yabo bakayitwika. Mfite ubuhamya, mfite ibyonzi cyane cyane ko nyuma ya 1994 nakoraga muri Croix Rouge International, abantu benshi batwikiwe hariya barangiza bagashyiraho ibitunguru kugira ngo abo bantu batazana. Ibi ngibi byarakozwe birazwi. Abana batwawe bakabajyana mu gisirikare, harimo umuvandimwe wanjye Anibal. Icyo genda byibuka ko nanjye muri quartier aho narindi nashidutse ngeze ku muhanda mbona amakamyo yagiye, abantu barimo baradupepera, nirukanka inyuma ikamyo kugira ngo
nanjye nashaka kujya mu gisirikare urumva myaka 15 nari mfite icyo gihe 14 nari mfite navuga nti nta bundi buzima reka njye mu gisirikare kuko nicyo kintu cyari gihari ikamyo maragazuma irirukanka iransiga ndanababara cyane hamwe na mubyara wanjye wundi wari warakotse jenoside turababara turavuga tuti niyo mahirwe yanjye utegereza ko bazongera kuza ko nyuma yaho byabaye ngombwa ko dutaha tukajya ku murenge mu buzima busanzwe so icyo nshaka kubabwira ni uko aba bantu bose FPR iyo batwaraga mu buryo bw'ibanga butazwi ubwo simba bw'imibare y'abantu batwawe bavuga ngo babatanye hariya za Mayaga abajyaga iyo ngiyo za Nyanza na hose abo bose barabicaga kandi la majorite y'aba bantu babaga barimo abahutu bamenya ko harimo abatutsi aba bantu babimenya bamwe bakaba babavanamo cyangwa se byabona ngombwa n'abatutsi bake babaga barimo bakabicana rero niba nkubwira ibi ngibi igena ari Butare nkaba mfite amakuru yandi y'ibyabereye za Kibungo za Kibuye za hose mu Rwanda nta kuntu ushobora kumbwira ko FPR inkotanyi itateguye jenoside ibigambiriye kandi igambiriye kumara abantu ibi tuvuga ni byabaye 1994 kuko na nyuma yaho twabaha izindi ngero z'abantu bagiye bakinagazwa cyangwa se bakicwa mu buryo bugambiriye kugira ngo babamare so nagira ngo ndeke kwizimba mu magambo ariko abantu bavuga jenoside yakorewe abatutsi nemera ko abatutsi bishwe bigambiriwe ariko nkabona ko n'imvuga jenoside idahagije kugaragaza ibyo abatutsi bakorewe nkagaruka ku bwicanyi bwakorewe abahutu mvuga nti ibyabaye byo birengeje uko umuntu yabivuga rero ni nayo mpamvu mvuga ngo birababaje kubona ibyabaye mu Rwanda twese turi victime abahutu bamwe bijanditse muri ubu bwicanyi bituma bigira ingaruka bitwa abahutu n'importe n'abo batarabigizemo uruhare abatutsi mujye mwumva ko hari uruhare mwagize mu byabaye mu Rwanda I'm sorry to say it kuko ushobora kubivuga abantu bati aradukomerekeje nta kuntu ushobora kumbwira ko waba warabaye impliqué mu bijyanye no gusapotinga abantu bateye igihugu muri uriya buryo ukigishwa imbunda ukabika imbunda ugakora ibintu byose tuzi bishobora kuba biri against amategeko y'igihugu noneho ibintu byaba ukavuga ngo ntabwo warubizi cyangwa se ngo byaragambi abantu tuce bugufi kwemere ko ibyabaye mu Rwanda ni amahano abantu bagomba kwicara bakabwizanya ukuri ariko twese twabuze abantu kandi abantu bajye bareka buri gihe hari n'abahutu ubona kenshi baba bameze nk'abavuga bati n'abatutsi niba barapfuye barizize ese mu by'ukuri wavuga ko abantu bizize kuki umuntu agomba gupfa kubera ko atari ku ruhande runini ibi bintu abanyarwanda bagerageze bave mu nyito bave mu kwibuka uyu munsi bamwe baribuka abandi ntibibuka ibi byose ni ibintu bigira impact kandi nkavuga ko abantu nibadacunga mu Rwanda bashaka kuzaba ikirengeje cy'abantu 1994 nagira ngo mbareke namwe ndamukomereza urakoze cyane Rubensi nibyo koko ibyo uvuga birahura neza n'ibyo twamenye mu tundi turere warubuze ku byobo ntabwo bitandukanye kuko ni nabyo bintu byanangaje wasangaga ibyabereye hamwe n'ahandi kuko muri za 1995 1996 ntabwo abantu bashoboraga kubiganira ntibyari binini ariko ufashe imibare yewe ibyo ushobora kubanza igiyewe n'ibyo nahagazeho biteye ubwoba nibyo rwose ngira ngo Valentin nawe hari icyo yakongeraho mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri y'ikiganiro urumva izo ni ingero z'ibyabaye wenda natwe hariya Nyanza iwacu nge abazatwumva bazambwire niba bemeza 100% ko muri ruriya rwibutso rw'Igatagara hariya hafi y'iriya centre yakiraga abamugaye kwa Frepo niba ruriya rwibutso ruhari bemeza ko ruryamyemo abatutsi bonyine mpamvu mbivuga niki nuko inkotanyi zigera i Nyanza bariya bayibingira bahafata na ba Kabandana ubu ni General Kabandana bafata i Nyanza baragiye bakusanyiriza abantu bose i Mugandamure abazi Mugandamure nyine barahabona ari umanuka ku Bigega ugenda za Gitarama
ababwira basora abantu bose babavana mu biturage i Nyanza mu mujyi hose hirya za Gasoro na hehe hose bababwira ati mugende i Mugandamure baba ariho bakusanyiriza abantu hariya i Mugandamure noneho nyuma bakajya baza bakabwira abantu timwurire mu makamyo njyewe ntabwo nari impari ariko ubwo buhamya bwo nabuhawe n'uwari uhibereye wabibonye wabibayemo urumva ko ayo makamyo arahura n'ayandi nakubwiye y'ibyaberaga i Butare urumva ko birahura aya ni amakamyo yasize Rubensi ubu ari generale majoro swati nakuba ndi generali cyangwa se naramaze abantu uri mwirimbi cyangwa uri mwirimbi nawe tukwibuka bo urumva ubwo umugabo bazana ni ubuhamya jye niherewe n'umunsi nshatse kumuvuga izina ariko ni ubuhamya bw'uwari uhibereye noneho bakazana amakamyo bakabwira ati nimwurire ntabwo barobanuraga abahutu n'abatutsi ibyo bantu banyumve neza ni inkotanyi zari zamaze gufata i Nyanza noneho bakusanyirije abantu iyo ngiyo za Mugandamure ntabwo burizaga abantu barobanuye bazaga bakabwira ati urira mu ikamyo tugiye kubajyana mu mayaga ubu niho hameze neza abagendaga nyine ubwo abandi basigaraga i Mugandamure babaga bazi ko abantu bagiye mu mayaga kubera ko aho ngaho bitameze neza uwo mudamu niwe wambwiye ati kuko yari ari aho i Mugandamure na karumuna ke agiye kurira ikamyo umusirikare aramureba aramubwira ati wakagurya ururira ujya urumva yanamwibeshyeho ko uwo muntu ise bari bamaze kumwica inkotanyi zari zimaze kwica si Nyanza n'icyo ariko umusirikare agomba kuba yaramurebye n'isura n'imiterere akibwira ndavuga umusirikare w'inkotanyi akibwira ko ari mwene waba hari n'iki ni na kwa kundi Imana ikiza umuntu iba ikimuhaye ibihe byo kubaho ibihe bye byo kuva mu mubiri bitaragera sikamubwira ati manuka wakagoryiwe n'ubundi ko we yamaga ubuhamya mbwe manuka wakagoryiwe wikurira iyo kamyo afite gumaho aramubuza guma ariko byaje kumenyekana ko burizaga abantu amakamyo bakagenda bakabicira i Gatagara ni ukuvuga bicaga abahutu bakica n'abatutsi bari bamaze kurokoka ubwicanyi bita ko bakorewe n'abahutu inkotanyi nazo zikagenda zikongera zikabiyicira abo ngabo bose baryamye hehe abo bose baryamye mu rwibutso rw'i Gatagara ayo ni amakuru abantu b'i Nyanza barayazi harimo n'abandi bantu b'abadamu nzi rwose b'i Kigali baba bacitse ku icumu n'iki ariko iyo bakubwiye nibo mwaganira bamubwira ati mujye muceceka twabatwiciye turabazi twebwe abadukoze baba batwiciye abantu bacu turabazi bashaka kuvuga FPR inkotanyi ko ariyo yabiciye rero ibyo by'ubuhamya abantu bagiye mu buhamya by'ukuntu ibintu byagenze uko niko kuri urumva aho ni i Nyanza imibiri iraho noneho tureba abiciwe muri banke komerisiyare y'i Nyanza ni inkotanyi zabatwikiyemo ese babashyinguye hehe bahambye he imibiri yabo iri he amagufa yabo ubu ntabwo bayacukuye bayataburuye ubu ntabwo ariyo ashyinguye i Nyanza abiciwe aho bita kwa Dese ubu hari hoteli yitwa Heritage mu mujyi wa Nyanza naho bashyizemo abantu baratwika neza baracumika na peteroli baratwika batavanguye abahutu buzuzamo baratwika abo bantu imibiri yabo iri he ntiyishyinguwe iracukuriwe yarataburuwe iryamye mu rwibutso rw'i Nyanza bose bakavuga ngo ni abatutsi bashyinguye aho ngaho urumva Rubensi yavugaga iby'i Butare vuga bariyeri y'ikizi nuza amasabo yahita kuko iyo ngiyo nanjye nanayinyuzeho nibyo nanjye barenzeye bariyeri y'ikizi iyo warengaga kuri bariyeri y'ikizi uri umuhutu waravugaga uti Imana impaye iminsi yo kurama Imana inyongereye iminsi yo kurama abantu biciwe kuri bariyeri y'ikizi
nanuza uriya Masabo Nyangezi yatanze ubuhamya kuri radiyo Ikondera, yarabivuze ibyo yaboneye, ikizi ibyo yanyuzemo n'uburyo Imana yamuvanye mu mirambo, ikizi hariya yavuye ku Gikongoro. Ibyo byose ni ubuhamya bwatanzwe buhari. Abo bantu biciwe za Kizi, urumva batangiraga abantu bavuye za Gikongoro, abavuye za Cyangugu bose bakabatangirira ikizi. Noneho muri Izari Rubona nayo yari ifite indi bariyeri. Ni ukuvuga abavaga Butare bagiye Kigali batangirirwaga kuri bariyeri yo muri Izari Rubona n'inkotanyi zagira. Noneho indi bariyeri yari Nyanza za Mugandamure, indi bariyeri yari i Kabgayi cyangwa yari mu cya kabiri. Hari yari i Kabgayi, hakaba n'indi yari mu cya kabiri, kugira ngo bakonte abantu bose bava za Nyanza za Gitarama n'iki, urenze bariyeri y'Umugandamure ntari burenge bariyeri y'i Kabgayi, uri burenge y'i Kabgayi ntari buze kurenga bariyeri yo mu cya kabiri i Gitarama. Aho hose bahiciye abantu. Ese iyo mibiri y'abantu bishwe FPR yitandukanye ite n'iy'Abatutsi bishwe? Bose irataburura ikajyana mu nzibutso ikavuga ngo ni Abatutsi bishwe. Nijoro twakoze ikiganiro aho navugaga muri raporo yakozwe n'abanyeshuri bo muri ARG mu 2008, bagiye mu nzibutso babaraga umuntu umwe ku wundi, baravuga ngo basanze harapfuye Abatutsi bangana na 1,952,000 n'abantu 78. Iyo ni raporo y'abanyeshuri bo muri ARG yo mu 2008. Mu gihe raporo yakozwe na Minaloc mu 2002 yo yavugaga 1,100,000 niba ari na 60 na bingahe byo ngo by'Abatutsi baguye muri jenoside. Noneho ugahita wibaza ibarura ryo muri 91, kuko niyo mibare ifatika. Twibuke yuko Minaloc ikora ibarura ntago yo yagendaga kubaza ngo yite ngo ku Batutsi Abahutu, kuko yo yemera bari babijanye bya bindi ngo mu Rwanda ngo nta moko agihari. Ahubwo baragendaga bo baragiye bakareba mu ngo zose zapfushije, barangije byose zaba iz'Abahutu n'iz'Abatutsi byose bahita babirindura, baravuga ngo ni Abatutsi. Kubera yuko ibarura ryo muri 91 ryagaragaje yuko u Rwanda rwari rutuwe n'Abatutsi 596, abo n'ibihumbi 382 nibo bari mu Rwanda muri 7,099,000 n'abantu 14 byari bituye u Rwanda. Abatutsi bari 596,382. Noneho ugahita uvuga ko Minaloc itubwira 1,000,000 by'Abatutsi bapfuye, ARG ikaba yaratubwiye 1,100,952. abo Batutsi baturutse he? Ko nta rindi barura ryigeze ribaho. Ariko ugahita wumva ni imibare niyo ngiyo, ni ukuvanga impfu z'abantu bose, baba Abahutu n'Abatutsi bapfuye, abishwe n'inkotanyi, abatarishwe n'inkotanyi, bose bagahita babihinduriramo ko ari Abatutsi bishwe na jenoside. Ngibyo wenda inyunganizi natanga. Urakoze cyane Valentin. Nibyo koko ibi byose rero Abanyarwandakazi namwe mwumva Ikinyarwanda mukurikira ibi biganiro bigamije kwibaza twebwe nk'Abanyarwanda ibintu byatubayeho, kuki abantu badutsindira ngo byanze bikuze tugomba kubyita jenoside, kandi nyamara tubona bishobora no kugira iyindi sura. Tuvuga ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi, tuzi neza ko hari ibindi bintu byabayeho. Hari ibibazo nkunda kubaza abantu nkaba nti jenoside uravuga ko yakorewe Abatutsi, ariko indege ya Habyarimana ihanurwa, umuntu wa mbere wapfuye na Agata Uwiringiyimana ntabwo ari Umututsi. Umuntu wahizwe cyane kurusha abandi bantu ndetse akicwa n'abantu benshi cyane ni Twagiramungu Faustin, ntabwo yari Umututsi. Ejo bundi nakoranye ikiganiro n'umuntu witwa Mukashema Claudine, ni Umuhutukazi uzwi pire, atari ukuvuga ngo aravanze cyangwa iki. We aravuga ati twe twatangiye guhigwa muri 1992, twebwe mu gihe cy'amashyaka twarahigwaga, wowe yari Umuhutu.
ni gute kuntu ujya kuvuga wowe ngo abatutsi ngo nibo bahigwaga kandi nyamara tubona ko n'abahutu bahigwaga, tubona ko abahutu ari nabo bishwe na mbere. Ni gute kuntu umbwira uko umututsi, ejo hari umuntu numvise atanga ari kuvuga ikiganiro muri cya kiganiro cya Mbeko na wa bandi cyabereye kuri ya chaîne ngira ngo ni nouvelle chaîne africaine ngira ngo umudamu wari uhari yaravuze ngo ntiyigeze abona na rimwe ngo umututsi wica umuhutu. Mfite ingero zifatika z'abatutsi bari aho ngaho bari kwica abatutsi bakica n'abahutu, bakaba ari aho rwose, kandi nawe ari kuri bariyeri ndetse ayoboye bariyeri, iyo bariyeri iriho n'abahutu ariko ari umututsi nawe yiyoboye, akica abatutsi akica n'abahutu, kuko we kuri we icyo yakoraga ntabwo ari ukwica abatutsi, uwahigwaga ntabwo yari umututsi, uwahigwaga ni umuntu watekerezwaga ko ari umwanzi w'igihugu, ni umuntu watekerezwaga ko ari FPR, ni umuntu watekerezwaga ko ari inyenzi. Inyenzi ni iki? Inyenzi ni umutwe w'abantu bo muri runari bari barahunze muri za 59 na 60, bakora umutwe bawita inyenzi. Izo nyenzi zateye ibitero byinshi cyane, no muri 90 batera baravuga bati ni za nyenzi zigarutse, kuko ngo kuri uwo mututsi wari uri kwica abandi batutsi. Kajuga Robert wari perezida w'interahamwe zikica abatutsi, ntabwo bicaga kuki niba ari umututsi wahigwaga kuki Kajuga Robert bitamuhereye? Ariya muri gereza ya Mageragere undi yahoze ari hariya 1930 ku Muhima, hafungiyemo umututsi witwa ndamwibagiye izina rye, bamwita ndamwibagiye nibagiye izina rye. Ejo baherutse gutanga urubanza, aherutse gutanga ubuhamya mu rubanza ngira ngo mu Bubiligi, mu rubanza rwa Fabien uherutse kwitaba Imana, Fabien Neretse. Mucari Vitali, yari Mucari Vitali, ni umututsi. Muri 1930 nge naramwiyumviye atanga ubuhamya. Diregiteri wa gereza Muwaza wapfuye nawe witwa Karara nawe ari Misingo Karara, yari kuri za manda dareza z'Abasipanyol, niwe yoboraga gereza. Aramubaza ati ariko Vitali tubwire, bamwita Kivumbi, bamwitaga izina rya Kivumbi, abanyakigali baramuzi, yari interahamwe ikomeye n'umututsi wicaga abandi batutsi ndetse n'abahutu, kuko niyo wari umuhutu ariko utavuga rumwe na MLD yarakwicaga. None baravuga ati Kivumbi tubwire, abatutsi mwabashishije. Undi aravuga ati nyakubahwa, twe ntabwo twisha abatutsi, twebwe twicaga umwanzi w'igihugu, twari mu intambara igihugu cyatewe n'abantu bitwa inyenzi, bafite abana bafite ibyitso byabo. Twebwe ntabwo twagiye guhiga abatutsi, twagiye guhiga abantu bose bari bafatanyije n'umwanzi w'igihugu. Ntabwo twisha abatutsi, twisha abanzi b'igihugu, hari harimo abahutu, hari harimo abatutsi, hari harimo abatwa. Rero kandi arabyashima akabyashima, nge muzankati icyo bamukatiye burundu ubu ngubu, ariko baravuga ati uko muri kubyita ntabwo mwari muhari, nta nubwo mwari mu mutwe wacu. Niyo mushaka kumenya ibyo twakoze muzatubaza, ariko leta ya FPR ntishaka ko nyine iyo verisiyo ibaho. Ni ukuvuga ngo biragaragara ko ibyo twabonye ngo ni inyito za politiki. Reka mbere yuko tujya ku yindi ntuze, reka nkomuze kuri ako kantu wavugaga ka bamwe, kuko nanone ntabwo ari umubare munini, ntabwo ari benshi nk'uko wabitekereza ku mubare w'abahutu bishe abatutsi, ariko hari abatutsi koko bagize uruhare mu kwica bagenzi babo, noneho bakanica n'abahutu. Nibyo wari ukomeje. Reka nkunganye, hari ibyo ngikorera iperereza ngo nzamenye uko byagenze, bitari na biriya Tito Rutaremara akunda kuvuga by'abatekinisiye. Ariko reka mbaho urugero. Urabona njye muri 1994 nigaga muri Ecole d'Art ku Nyundo i Gisenyi. Muri Ecole d'Art ku Nyundo twari tuvanze abahutu n'abatutsi. Hari n'igihe utashobora kumenya ko umuntu ari umutu cyangwa ari umututsi, ariko uko tubizi, uko tubyumva, ushaka kureba umuntu uko umureba isura ye ikaba yenda yadetermina ko ashobora kuba ari umututsi cyangwa se ari umutu. Rero bamwe mu banyeshuri twiganaga hari abashoboraga kuba bafana inkotanyi. Byo twese turabizi ko hari abiyumvagamo ko bashobora gufana inkotanyi cyangwa se bakabafana ubutegetsi. Abantu imitwere yarashyushye. Rero bitabujije ko hari n'abajyaga gukora n'inkotanyi bikaba bizwi, ariko ibyinshi nyine turabizi, biziranyeho, abanyarwanda babiziranyeho ko byakorwaga mu bwihisho cyane. Rero mu gihe nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana
hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa karindwi, umwe mu bana twiganaga muri Ecole ku Nyundo yaje kubona umwe mugenzi wacu twiganye mu ishuri rimwe, biraba ngombwa ko mvuga n'izina yenda abantu bazanyomoze. Uyu nguyu yitwaga Romain Ntaganira. Icyo gihe Romain Ntaganira yabonywe n'umwe mu bana twiganye ku Nyundo yambaye imyenda ya gisirikare afite n'imbunda. Uyu Romain Ntaganira umurebye ntabwo ushobora kumwibeshya ko ashobora kuba ari umuntu, yari umututsi rwose, byari bizwi. Uyu mwana w'umuhutu rero mu kumubona yaratangaye cyane kubona Romain Ntaganira afite Kalashnikov yambaye igisirikare arimo akora akazi nk'interahamwe nta n'ikibazo afite, ku buryo nawe amubona yarikanze aravuga ati numvaga kumubona yagombye kuba yarapfuye, kubera ko isura ya Romain Ntaganira ntabwo ashobora kuyishidikanyaho ko ari umuntu, kandi koko niko byari. Rero ndagira ngo nkubwire ko uyu Romain Ntaganira ubwicanyi ashobora kuba yarakoze icyo gihe yabukoze ashikamye ari hasi. Ntabwo nzi niba mu by'ukuri, ntabwo mpamya ko yaba yarabikoze yitwa interahamwe, ahubwo ari muri ba bantu babaga baroherejwe na FPR Inkotanyi bagakora akazi bari muri ba bandi bicaga, ahubwo noneho bakanica cyane kurusha interahamwe. Bivuga ngo aho bahuriye mu by'ukuri ntacyo yikangaga. Ikindi ndagira ngo mbibutse ko natwe 94 wenda ntabwo najya mu details zose, ariko uko abantu bahungaga habonaga abantu tukabona ko atari interahamwe nk'uko twabaga tubazi, ukabona ko ari abantu bashobora kuba ari inkotanyi. Ubutaha mu biganiro by'ubutaha muzanyibutse nzababwire histoire y'umwe muri babyara banjye witwa ko yabanjije kuba interahamwe, nyuma yaho biza kurangira yishwe nk'inkotanyi, kandi uyu mubyara wanjye akaba yarari mu miryango cyangwa se yarabaye ku mwamikazi Rosalie Gicana. Ntabwo mbihamya ko yenda uyu mubyara wanjye yaba yarabaye inkotanyi, ariko ndagira ngo nerekane ko hari abantu bakoze ubwicanyi bibeshwa ko ari interahamwe ariko baroherejwe n'inkotanyi cyangwa se ari inkotanyi cyangwa se n'abatutsi ubwabo bashyigikiye gukora ubwo bwicanyi. Ikindi kintu nagira ngo umusore, abantu bashaka kutwumva muri ibi biganiro bakaturakarira cyangwa se bakabyita ibindi, ntabwo ibi tuvuga muri iki kiganiro byakozwe na FPR Inkotanyi, ntaho bihuriye no kwihora. N'ubwicanyi bwabaga buri target bugamije gukora ako kazi ko kwica abantu, ntabwo bihuye no kwihorera. Kwihorera bifata nkaho Valentin yagera iwabo agasanga abantu barabishe, abantu bari baturanye akabica. Ibyo ushobora kubyumva kandi n'ingero zabyo zarabaye, ariko ibi tuvuga ni ubwicanyi bwakozwe bugambiriwe kandi bugamije kurimbura abantu babaho. Rega unasubiye n'imbere gatoya, mbere y'uko 90 igera, abantu bakagerageza gusesengura ibintu byabaye, hari ibindi bintu byinshi biza bigatera kwibaza. Tugiye nk'i Nyanza, nibuka umuntu wari uyoboye ishyaka rya PL yitwa Makuza Narcisse. Amashyaka nyine akiza, PL yayobowe na Makuza Narcisse. Noneho i Nyanza ukuntu yari iteye buriya, MRND nta influence yari ihafite cyane. Hari abayoboke ba MRND ariko batari benshi, wenda nko mu bafonkisiyoneri babaga bakora bafite wenda bakomoka nko muri za Ruhengeri cyangwa Gisenyi, ariko mu baturage ntago aho amashyaka aziye, abaturage cyane i Nyanza abenshi bagiye muri, abatutsi bagiye muri PL, abandi bajya muri PSD, noneho abandi bajya muri MDR, abahutu benshi bagiye muri MDR. Ariko MRND i Nyanza nta bantu benshi yari hafite. Noneho CDR yo isa nkaho itanahabaga i Nyanza. Nta bantu bari kuvuga ngo umuntu ngo yari muri CDR i Nyanza, umuperezida wayo. Jewe ntago CDR, jewe ntago mvuga ko kuba muri CDR ari icyaha, kuko nta n'urubanza rwigeze rubihanira abantu. Ariko harimo abantu nzi bari mu ishyaka rya CDR, harimo umudokiteri wayiyoboraga wakoraga muri hopitali Nyanza. Hari n'abandi bantu bake ugasanga ni nk'abantu batageze nko kuri 5 iki bavuga. Noneho igitangaje,
Bernard Makuza Narcisse bamuteye grenade iwe. Ni ibibazo ngewe njya nongera nkagarukaho nkabaza n'abantu nkavuga ariko uriya Narcisse grenade bamutereraga yo kugira ngo ninde washaka kumwica by'ukuri. Urumva PER Nyanza yari ifite imbaraga zikomeye, abandi bari abakombozi bari muri PSD. Ayo ni amashyaka azwi rwose yakoranaga n'inkotanyi mu buryo bugaragara buzwi. Noneho nta kompetisiyo yari kuvuga ngo Emerende irajya kwiruka ku bayoboke ba CDR rito ba PER cyangwa ba PSD Nyanza, kandi nayo ubwayo idahari idashinga, ntabwo byashoboka. Noneho ugahita wibaza, Makuza Narcisse baramwishe, uri kumva ni perezida wa PER. Noneho ngewe ni interpretation yanjye, bigahita bijya muri ya alerte ya FPR, abatutsi barimo baricwa, barimo baragira gute. Bamaze kwica Narcisse, bamuteye iwe, batera grenade arapfa. Yabanaga n'umudamu we arahari, ubu ni presidente wa Vega mu Rwanda Gahozo ku rwego rw'igihugu, nta mwana bagiraga. None urumva bamaze kwica Makuza Narcisse, bahise bagenda nyuma y'iminsi mike bajya gutera grenade kwa Dr Higiro, perezida wa CDR. Dr Higiro niwe wayoboraga ibitaro by'i Nyanza. Narcisse bamuteye grenade iwe mu rugo, iramuhitanye. Nyuma y'iminsi mikeya bateye grenade kwa Dr Higiro wari perezida wa CDR i Nyanza, kandi CDR ni ukuri n'abayoboke yari ifite i Nyanza, nabo ni abantu gutya batarenze batanu, udashobora kurenza abantu batanu. Ntabwo wumva ko ashobora kuba yaratewe iyo grenade n'abantu bo muri FPR? FPR yabikoraga kugira ngo nyine ni bya bindi twavugaga provoking genocide, kugira ngo habemo abantu bacikemo ibice. Nuko abacuruzi bitwa babanuza bo mu Ruhango, nibagiwe amazina yabo, nabo bari batwaraga amataxi, batangiye kujya babatera amagrenade muri za Ruhango. Bavuga ibyo bintu ninde, kuko hariya nta influence ya Emerende uriya kugira ngo uzavuge ngo ubwicanyi ngo bwabereye inuza ngo za Butare. Hariya Emerende burya yari esimitiya i Butare mu gihe cy'amashyaka menshi, ku buryo abantu batari kujya kuvuga ngo igiye kwiransa mu bikorwa ibyo ngibyo by'ubwicanyi. Noneho ukareba Bucyana bamwica avuye i Cyangugu, Martin bamwiciye Isave, hari hashize ndumva hapfuye Bucyana yapfuye mbere ya Gatabazi cyangwa Gatabazi. Bucyana yapfuye nyuma yaho Gatabazi yarayapfuye. Urumva Gatabazi FPR yabishyize ko ari Emerende yamwishe, bituma bari abaturage bica Bucyana. I Butare bamutegeye harya Isave hari imbazi yiwe kwa Nkundabagenzi. Martin yari avuye i Cyangugu, niho bamutegeye kwa Nkundabagenzi i Butare, imbazi hariya niho bamwiciye. Noneho ugahita wumva iyo strategy yo guteza umwuka mubi mu gihugu, abantu batangire bagire ubwoba, abantu urwikekwe rukure. Ibi ndahita mbigarura muri bya bindi twavugaga, ni planification du génocide, kugira ngo gutegura uburyo igihugu gicikamo kabiri, abantu urwikekwe rugakura, abantu bagatangira gutinyana, abantu bagatangira gushyamirana, bagatangira kugira gute. Uzareke nubona umwanya uzambwire, ukurikije gahunda y'ibiganiro byawe, tuzasome igitabo cya Darere n'uriya mu majoro wundi w'umukanadiye, ibintu bavuze kuri iriya fax ya Turatsinze, kuko c'est très intéressant, c'est très intéressant. Ubonye ibintu basobanura uhita ubonamo uburyo génocide c'était une stratégie yo gufasha FPR gufata ubutegetsi bwose mu Rwanda.
ari nayo mpamvu nyine FPR idashobora kuva kuri iriya zina rya jenoside kugira ngo rikomeze gukontorora abahutu muri rusange, kuba kubira muri cya kintu cy'uko ni abajenosideri ni abicanyi, bityo ukabona uko bakontorora. Murakoze cyane, reka iyi ngingo ngira ngo twatwihagarikira ngaha, ikiganiro cyaba kirekire, birakomeza kugenda biganisha muri bya bindi abanyarwanda twibaze kandi dutekereze dukuyemo amarangamutima, tumenye ibyatubayeho, ubundi twicare hamwe nk'abanyarwanda tuvuga turi ko ibi bintu byatubayeho tubyise icyo ari ishyano, hanyuma tunamenye ngo dukore iki kugira ngo tubane neza mu mahoro, ibi byatubayeho ntibizasubire. Ndabashimira, nari kumwe na Rubens Mukunzi, mumumenyereye kuri chaîne yitwa Bombori Bombori, nari kumwe kandi na Valentin Akayezu Umuhumuza, nagahora kagaruka. Ariko muzumva ryari nkamwe banyarwanda mwe, amahoro meza aturuka mu rukundo. Ariko muzumva ryari nkamwe banyarwanda mwe, amahoro meza aturuka mu rukundo. Nimuyashake hose, 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 amahoro meza aturuka mu rukundo. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Today's Tides.